noneho njyewe n'icyari kirimo njye narahebebaga nkabira nkateteza nkabika mbese nkanaguruka nkagendera no ku makomo kuko bari baranteje ngo ni za nyabingi byari bindimo. Turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora. Uyu ni mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe nkuko bisanzwe rero tugenda tubazanira abantu bagiye batandukanye, abadamu, ababyeyi, abapapa ndetse n'abasore n'inkumi. Uyu munsi nkuko muri kubibona ndi kumwe n'umubyeyi niwe tugiye kuganira muri aka kanya. Reka ngushimire wowe ugiye gufata umwanya ngo urebe kino kiganiro, ni iby'agaciro kuri twebwe. Turagusuje mama Vestine. Murakoze. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Yaciye iminsi? Tugoye ikaze rero kuri Yawe TV. Murakoze. Ubona ukonje se? Aya no kubera aka kazuba kandeba kari kanyuzemo. Ndetse akazuba gatuma umuntu akonje cyangwa nura kahise hahinduka ariko. Niyo mpamvu. Hanyuma rero ugiye gutangira wibwira abakunzi ba Yawe TV amazina n'indi. Mawe ni Imana Vestine. Mawe ni Imana Vestine ni muntu ki? Ni umuntu Imana yagiriye neza. Ni umumama w'abana 4. Atuye Nyamirambo, akagari ni Rugarama, umurenge ni Nyamirambo, karere ni Nyarugenge. Niho ntuye. Ndashima Imana rero ko Yesu yangiriye neza. Mu by'Imana yagiye ikora. Imana yagiye igira neza, ikora ibintu bikomeye bitandukanye. Niyo mpamvu numva nshima Imana. Tukaba turi kumwe rero n'abandi. Turagushimiye rero. Murakoze. Imana yakugiriye neza gute se Vestine? Imana yangiriye neza bitewe n'ubuzima naciyemo. Naciye mu bintu bikomeye, biruhije, binagoye. Ariko Imana iza kunkurayo. Ingira umuntu wayo. Irantoranya mu bintu ntari nzi ko Imana yaba yabikora. Ariko yarabikoze. Kubera ko itagira obanura ku butoni. Ukuntu byagenze, nari umwana w'imfura ya mama. Ariko naje guhuramo n'ibintu bigoye, bikomeye cyane. Imana irantoranya. Kuza mu mujyi wa Kigali rero najemo ndi umuntu ubabaye. Nari ndushye ndemerewe. Imiryango yari yaranyanze barandose baransarisha. Kuri mu kunsarisha niyo mpamvu naje muri Kigali. Nasaze 96. 96 niho bansarishije. Ubwo rero naje nahangaha ndi umurwayi. Nazanywe n'umukecuru bitaga Dera, yaratuye Kacyiru. Ankura ikabwayi. Ubwo rero niko kuza rero. Yahanze nyirumva ko naje ndi muzima, nahaje ndi umurwayi. Guma kuba muri ubwo burwayi bwanjye igihe kirekire. Nkarya ibintu bipfuye, ndi umurwayi nyine nawe urabyumva. Ariko banjyanaga mu nsengero, ahabonetse hose bakajya bajya ku nsengero. Ariko Imana iza kugira gute ishyiraho iherezo. Naje gukira ariko abantu bansengeye. Ntago banjyanaga mu bavuzi ariko ntibikonde. Bavuzi bakavuga ati reka reka. Umuntu ntago byakunda, ntabwo ni mu musubizeyo. Muri ubwo burwayi bwawe wari urwaye wakoraga ibiki? None se umusazi we ntago byumva hanje. Umuntu yari umusazi nyine aba ari umusazi. Urumva? Iyo uri umusazi uri umusazi. Noneho njyewe n'icyari kirimo njye narahebebaga nkabira, nkateteza, nkabika, mbese nkanaguruka nkagendera no ku makomo kuko bari baranteje ngo ni za nyabingi byari bindimo. Ubwo rero urumva ko ni ibintu bigoye. Uretse Imana yo mu ijuru yitamburuye bakansengera. Nta handi hantu nabwira abantu ngo nagiye, oya ni Imana yo mu ijuru yitamuruye kubera isaha yayo yigeze irakora. Nguko rero nakize. Ugeze i Kigali, umukecuru arakuzanye i Kigali, urakize. Wakize ngo bagusengeye. Nyuma yaho rero ubuzima bwawe? Nyuma yaho ubuzima bwaje guhinduka, nza gushaka umugabo biza kwanga. Ni umuntu rero twabyaranye abana, tumaze kubyarana aza kumenya yuko nta babyeyi ngira. Hariho abantu bagendera ku
ku mitungo, kubaka ari ku mitungo. Ubwo rero yaje kumusanga asanga nta n'epfo nta ruguru, nkajya nkubitwa nkarara nabi, biba ngombwa rero turatandukana. Ariko abana n'ubu ngubu barajya bansura, abana baransura, nawe uretse ko yaje gushaka undi mugabo, ariko njye ndakomeza nizera Imana ikambwira ati izankorera ubukwe mu mujyi wa Kigali, izankorera ubukwe. Nizera gutyo nyine kuko Imana yabivuze, kuko nta kijya ivuga ngo gihere. Niyo mpamvu rero ubwo nza gushaka uwundi mushatse, ariko ntibyakunda nawe, tuburana bitewe aho birukanye abantu Tanzania birukana abantu, tuburana nawe tubyaranye abana 2 turabazana, twaraburanye. ubwo wabaga muri Tanzania aho bita mu Rushaga. muraburana neza n'abana ntago bazi papa wabahazi? Ntago bahazi, kuko nk'ubu ngubu ureba nk'aha ngaha twicaye, nk'ubu ni nk'urugero utuye nk'Igikondo cyangwa se za Rwamagana, birukanye abantu b'i Rwamagana, wowe waje aha ngaha wamubona? Ntago rero nuko nguko byagenze rero. Yari yagiye mu nka, tuburana gutyo, turazana n'abana, ubwo ngubwo biba birarangiye. Ubwo abana babaye 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Nguko uko twaburanye rero. Ubwo rero muri ibyo byose naje gutuza, ndavuga ni oya Mana ndekera aho ngaho, mba muri ubwo buzima. Ariko muri kwa kubura abana nari mfite n'inda. Rero niyo uwo mugabo muri Tanzania. Ko nyine mba mu buzima bubi, nza kuva aho bari babashyize Kiyanzi, nza kuba inama mu mujyi wa Kigali, nari ntwite, mfite n'umwana, bari inshorekeranye, mbese gucutsa abana ari batoya niko babyita. Ubwo nguko uko byari biri nuko nguko, tuba nabi, tukarara muri ruhurura, tukarya nabi, nari mfite n'inda n'umwana, byari bigoye anje. Uretse ko naje kwakira agakiza 2013, niho naje kwakira agakiza, ariko 2010 na 2009 byari bimereye nabi. Byari bimeze nabi cyane, byari bimeze nabi icyo gihe, kubera ko icyo gihe nashatse nyine bimberera nabi, bimbera ibibazo birebire. Aho niho byaje kungendekera, kugira ngo ubuzima bwari bunanije. Kubera ko ubuzima bwari bunanije rero nshakaho umugabo wundi, turabana, tubana mu rubonobono. Igihe kiragera aza kuduta, mfite inda. Amaze kuduta, ariko yantaye nayo ifite inda nk'iy'amezi 2. Muri 2 nza kugenda ngiye gusenga, bambwira yuko Imana hari ibintu indinze. Ngiye rero nkavuga nti se Imana indinze nk'ibiki? Imana irambwira ngo indinze kurwara sida, sibyo? Ubwo birangiye, hashize iminsi nsubiye gusenga, nanone irongera bisubiramo. Ntashye niho nasanze umugabo yagiye, twabaga muri bunobono, abaragiye aradutaye, adusigana umwana, asigana n'inda. Numva ko byari ibintu bigoye, nari naranakizwa, narakira agakiza ngo menye uko bimeze. Ubwo hamaze kuba 2010. Ubwo ngubwo rero Imana itangira kugenda imfatafata, ngenda njya mu nsengero, babimbwira, haciyemo iminsi mikeya Nyirinzu aradusohora, arabifata, abigira ingwate. Sigara nambaye ubusa, noneho nta kintu mfite, sigaye nta kintu mfite, ariko Imana ikambwira ngo izandinda kandi izameresha neza muri umujyi wa Kigali. Mva ko barambeshya, nkabwira nk'umuntu ntariko nkaho ubihanura, ubwo ntubeshya. Buriya rero hari ibintu Imana ivuga bitewe n'ubuzima dufite, bitewe n'imibereho dufite, ukumva kubishyikira biragoye. Iyo uhanuriye umuntu uramubwira ati Imana izakugaburira, izakurengera, akavuga ati ariko urambeshya, ukabona ntabwo ari ibintu byumvikana, ukabyishyikira ukumva ni ibintu bidakunda. Ariko kuko Imana iba yabivuze irabikora, kuko nanjye ndi umugabo wo kubihamya, narabibonye. Igihe cyaraje kugera rero turara hanze,
icyo gihe yagiye ari ntoya ifite nk'amezi nk'atatu, ubwo yari imaze kugira 3, nyuma nza kujya ndara hanze tukarara muri ruhurura, tukarara mu rubingo hariya za Kiruhura. Mu mbingo twaharaye nk'igihe kirekire kuko yagiye n'amezi 7, nibwo naraye muri ubwo buzima, nakomeje kuba muri ubwo buzima, namubyariye muri ubwo buzima. Ariko wabyariye mu rubingo? oya, ntabwo nabyariye mu rubingo. Amezi 7 yashize turara hanze, turara hanze mu matuwarete muri za ruhurura, imvura ikagwa. Bivuze ko wabaga muri tuwarete muri ayo mezi 7? Muri ayo mezi 7 ntabwo nari nzi kurara mu nzu, nararaga hanze mu mbingo mu matuwarete ariho twiryamiraga. Ariko icyo gihe nabwo nari mfite n'umwana, mfite n'inda ntanatwite. Inda yari imaze kujya nk'amezi 8? Ubwo mu gihe igiye kuzura 9 niho naryaga ibintu bipfuye, kuko naryaga imyembe ipfuye, nkarya amaronji, mbese nkarya nk'ibyakawunga aho babijugunye. Nibyo bintu naryaga, kuko muri ayo mezi yose ntabwo nari nzi kurya ibiryo byo mu nkono. Namesheshaga n'imitanga, nkitungirwa n'amazi ya Nyabugogo. Mbese ni ubuzima butari bwiza, ariko nk'abantu twahura bakambwira ati Imana izakugirira neza. Hari n'ubwo nanishatse no kwiyahura, ariko kuntu byaje kugenda kwiyahura, niyahuye mu gikamyo. Iki gihe nari mfite n'inda mu gikamyo? Mu gikamyo kubera ubuzima bwari bwanyeze. Ufite umwana se mu ntoki? Umwana nari mufite ariko namunaze ku ruhande, mpita niyahuramo. Igikamyo kirahita njyamo hagati no hagati, ariko Imana iravuga ati niyo wabigira ute ntabwo igihe cyawe kiragera cyo gupfa, ngo kuko Imana yandinze. Rero Imana rero irandinda, igihe kiragera nza kujya kubyara. Ngiye kubyara Imana impamagara ndi mu rubingo hariya Kiruhura, injyana ku mugabo witwaga Constate, yari umuntu wo mu icaca, yitwaga Rugagi, yasengeraga hariya Nyabugogo mu itaje hari imbere ya za sitasiyo. Hayoboragamo n'umumama witwaga Françoise, igihe yari atarajya mu ruhango bafungurira andi mashami, basengeraga kwa Rugagi, niho basengeraga. Ubwo rero tuguma muri ubwo baransengera. Imana kuko yari injyanyeyo, abantu bari bari aho ngaho baransengeye. Imana itanga imyenda, itanga ikintu icyo ari cyo cyose. Ni naho icyo gihe nahise njya kubyara. Kubera iki? Kubera ko Imana ye yavuze igihe cyayo kigeze irabikora. Nuko nguko Imana yangiriye neza, mbyara umwana w'umukobwa yavukanye ibiro 4 na magarama 700 byose. Ubwo rero tuza gutaha badusezereye ku Muhima, banjyana ahantu bita Ikaramo, bari bankodeshereje inzu, bishyura n'umukozi n'ibintu bishoboka byose bikenewe umuntu w'umubyeyi. Nguko uko Imana yangiriye neza. Ubwo rero 2013 niho naje kwakira agakiza. Rero ubuzima bwose wabonye, watubwiye ko washatsemo abagabo 3. Ni 3 ni 4? N'abagabo 3. Muri abo bose mufitanye umwana, usibye uwo ngo wenda waburiye Tanzania kuko nawe ntabwo uza ahari. Abandi 2 bo bimeze bite? Abandi 2 nabo ni bakuru, bari kwa papa wabo mu ntara ku Mukina, niho bari. Ni abakobwa 2, n'umukobwa umwe n'umuhungu. Ni bakuru kuko nabyaye ngiye nashatse mfite imyaka 18. Ariko ikintu nabwiraga abantu, nabamenyeshaga ko babwira yuko Imana ari umukozi w'umuhanga, kandi Imana nta muntu yigize itererana, nta n'uwo yigize yibagirwa. Imana kuko twese iradukunda. Imana kuko na babandi bari mu buzima bubi niba Imana iba yitayeho cyane. Kandi ni ukuri nagira ngo mbabwire yuko Imana itagira obanura ku butoni n'umunsi n'umwe. Kandi Imana ifite urukundo, iradukunda, natwe twese Imana iradukunda. Ariko abagira uwo mugambi wo kwiyahura, nagira ngo mbabwire ngo ibihangano uwo mwuka bawukureho, uwo mwuka bawirukane mu mitima yabo, kuko si byiza.
nagira ngo rero Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikomeze kubarinda kandi irebe abadafite aho kurara ibaha amazu bararemo, ibahe n'amafaranga, ibahe n'imikorere, mbese Imana ibacira inzira babone ibyo kugaburira abana babo kandi Imana ikomeze kubarinda. Murakoze. nawe urakoze cyane Vesi, urakoze cyane kuduha umwanya wawe ukatuganiriza. Ndakeka ko ku nkuru yawe cyangwa se ku buhamya utanze hari benshi bizafasha kandi wihangane ku byo waciyemo. Murakoze.